agahitamo n'intwaro yakoresha ipfundo we ipfundo ipfundo we ipfundo ry'ubuzima kakikire kamunyonyori vomitaka ibyo twagutumye biri ngiye cyajya umwana narizanye kisami cya mbere uragitsinze ariko hari ibyo utarakora. Turashaka ubugingo bwa Alenge kuko ukomeza kunangira umutima wawe. oya rwose nabaye ibintu byinshi cyane, nabaye umuhungu wanjye w'imfura, nanze ibyo mushaka mbahereza n'impinja zose mushaka. Uriya mukobwa wanjye ntabwo namubaha pe. Ntabwo tuvuga menshi, ntabwo tunasubiramo ndo turi kukwinginga. Turashaka Alenge. Ukiturizwa ibyago biriho kanari by'umubwire gito ari byiza bintu by'Imana ishaka aribyo ariye by'umubwire gito. Mana mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana nyamana, uri rubasha, urihariye, uri Imana, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Murengezi w'ubugingo ushoboye byose ndahwanye nawe, uri Alufa na Omega, ukabitangirira n'iherezo. Mu izina ryawe Yesu Kristo, umugaragu wawe ndahangaha mwami Yesu Kristo, mwana w'intama w'Imana, naje hano ku iriba rya Yakobo. Mu izina ryawe Yesu Kristo naje mfite ibibazo, mwami Imana naje nzanye ibyifuzo, ngira ngo nsubizwe nawe, ngira ngo mwami Imana ayi data usoze kwifuza kwanjye. Hari amasezerano menshi wageranye nanjye, mwami Imana wambwiye kuzangirira neza. Mu izina ryawe Yesu Kristo ibyo ubivuga binyujije mu kanwa k'abahanuzi bawe, uravuga ngo mwami Imana nguzangira umugabo ushyitse. Mwami Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana, iminsi iraye myinshi, igihe n'iki ngiki nkeneye gutabarwa nawe.
Mwami Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana wambwiye kuzamba abana beza b'umugisha ariko data mu izina rya Yesu Kristo uko bigiye bigenda niko mwami Yesu ibintu biri guhinduka manuka ukora ibyo wavuze mu izina rya Yesu Kristo wambwiye kuzambeza umugore mwiza Mana ariko siko biri ni ukuri umugore wawe arangerageza wambwiye kuzangira ubukire ukambeza imodoka umugaragu wawe byose wanzezeranyije ndabikeneye niwo wabivuze binyuze mu kanwa k'abahanuzi bawe manuka ukore nk'Imana manuka ubikore kwiyubahisha mu izina ryawe Yesu Kristo izina ryawe riradusha mu banyamahanga kubera njyewe abantu baranduzugura ngo dore gakozi k'Imana ugahora na Bibiliya mu ntoki ugahora kari gusenga ariko mwami Imana nugira uko ubigenza izina rye rizahabwa icyubahiro nugira uko ubigenza kuri uyu musozi mwami abantu bazamenya Imana banagayika ari Imana abenshi bazahinduka bakurikira izina ryawe nakurikiye abenshi bazahinduka bakurikira bavuga kuri Imana mu izina ryawe Yesu Kristo hari byinshi wavuze mwami Imana ngeneye ko bisohora hari byinshi mwami Imana wavuganye nanjye ngeneye ko bingeraho uri Uwiteka uri Imana nyamana uri rubasha uri Imana yihanije ndaguhamagaye hano mwami Imana kuri uyu musozi gire neza mwami reka mbone ineza yawe reka ineza yawe inyombeho mu izina ryawe Yesu Kristo nanjye gutunga amafaranga byambera gutunga imodoka byambera kugira abana beza byambera kwambara ipantaro nziza byambera mu izina ryawe Yesu Kristo kugira inzu nziza mwami byambera ariko data ushoboye zose uri Imana ndatebukije amasezerano wavuganye nanjye bikoreye kwibasha kuri Imana urakoze mwami niko mvuganye nawe ndatuje ko dukora imirimo n'ibitangaza uri Imana nizeye neza kuri mu ruhande rwanjye kandi data warambwiye ngo mugiye kwera nakuza ngo isoni urakoze uruwera bikoreye kwibahisha kuri uwera Mana yongera iri mu ijuru naje ndi umugaragu wawe ubwo nasaga waciriye inzira ngera ngaha amahoro ufite ubuhe bwenge nkawe ariko be ufata phone ceceka baze ubwire sinyo nindago kuva ryari wemerewe kunkora kuri phone bize bikakurakaza bitandakaza se umaze kumenye banza wumve aho ujya wibuka ibyo wambaye kuva ku nkweto ipantaro isengeri y'imbere n'umupira na box ubwayo n'iki gitwe wibuke kamuha amafaranga yo kujya kugikoresha siba mbanze ubwire siba ibyo bikakurakaza bucecetse baze mvuge we sinkavuge ngo nawe uvuge hasoni urongera kuvuga ijambo rimwe urasohoka uri kunyumva reba hano mbanyabwira n'undi munsi ukongera kungira muri phone nzaguha bene wanyu nzahita nanakwirukana uko waje niko uzongera ugasohoka ujye uyireba wirebe iyi ngiyi kurusha agaciro ujye ubyibuka nta kibazo ariko ntukambwire amagambo mwawe siba wamaze ugeze kumbabaje njye kumbabaje ukongera kungira muri phone uzambura n'undi munsi iyi ni last one ziba ntabwo ndagukora mu majigo niyo mpamvu ubu wigira ibintu nk'ibyo uzongera ujye uyireba wirebe uzongera uzabura siba aho ngaho genda basi mbabarire mubabarire ibiki ngira ko mbabarire basi siba aho ngaho
ubuzima ni intambara buri wese afite uko ayirwana agahitamo n'intwaro yakoresha ipfundo we ipfundo ipfundo ry'ubuzima ipfundo we ipfundo ipfundo ry'ubuzima